ubuhanuzi reka kubwumva nk'ubusanzwe, byakire kandi ubyumve. Wenda mukunda ubuhanuzi bubabwira ngo nimwakire amamodoka, ngo nimwakire iki, ariko mujye mukunda n'ubuhanuzi bubaburira, kubera yuko ubu nubwo kubaburira. Nimusengeshe umwuka iteka, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana agiye kunyura mu murwa. Imana itugirire neza. Agiye kunyura mu bera, agiye kunyura mu bera. Hari umuyaga ugiye guhuha. Imana itugirire neza. Kandi uwo muyaga uranyura mu bakomeye, aboroheje, abanyembaraga, ababyibushye, abananutse. Abo ngabo umuyaga ugiye kubanyuramo. Data wa twese agiye kunyuramo. Ubwo yamaga buno buhanuzi, haleluya, hari abantu bagiye gushyirwaho ikimenyetso. Aba bantu bagiye gushyirwaho ikimenyetso, reka mbabwire, aba bantu bagiye gushyirwaho ikimenyetso ni abantu bakunze gukiranuka, banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, banambye kuri Kristo, bakavuga ngo ngende umukristo kandi nzahora niwe. Batanambye ku bantu. Hari abantu bikomeje ku bantu, niyo mpamvu kugwa kwabo kugiye kuba kubi cyane, kubera yuko bikomeje ku bantu, bikomeje ku bitagira umumaro. Imana y'amahoro itugirire neza. Kugwa kwabo bantu kugiye kuba kubi cyane, mugiye kurindimuka kubera ko mwikomeje ku bantu. Ariko abantu bikomeje kuri Kristo, Data agiye kubashyiraho ikimenyetso. Abo ngabo azabarambararaho, abo ngabo azababera umurengezi, azababera umutabazi. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, n'umutabazi uzamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, n'umutabazi izamurengera mu makuba. Agiye kubona mbona aba bantu, reka mbababwire kandi mubasengere cyane. Agiye kubona mbona iyo nkota ihereye mu nzu y'Uwiteka, kandi mbona ihereye imbere rwose. Agiye kubona mbona ababishopu bakomeye bagiye gupfa impfu zitunguranye. Mbona harimo abapasiteri bagiye gupfa impfu zitunguranye. Mbona amarira menshi y'imiryango yabo, mbona amarira menshi y'abakristo babanambye ku bapasiteri, banambye ku babishopu. Kuko Imana yarambwiye ngo abakristo muri iyi minsi ntibagisenga Imana, basigaye basenga abantu. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwira ngo nimuve ku bantu, mushaka Imana yaremye ijuru n'isi. Mugiye gutungurwa rero abo mwishingikirijeho mubabona bari hasi ku butaka. Rero nimushakashaka iby'umwami ashima. Mbona abahanzi bakunzwe bakomeye, mbona barimo Yesu ashimwe. Ndagusohoje nkwifurije amahoro y'Imana. Habwa umugisha n'Imana, kuboko kwiza kw'Imana nikuboneke kuri wowe. Iyi ni ya saha y'igitangaza cyawe, ni ya saha yo kubohoka. Umugisha w'Imana nukubonekeho. Turagarutse muri ya mwanya w'ubuhanuzi. Nkundira niba ubonetse muri iri teraniro, nkundira niba ubonetse muri uyu mwanya. Izina ry'Uwiteka niriboneke kuri wowe. Uwiteka kumpera umugisha. Ariko mbere ya byose nezerwa wishime, kuko Uwiteka aguhaye undi munsi w'umugisha, aguhaye undi munsi wo kunezerwa, aguhaye undi munsi wo kwishima, aguhaye undi munsi wo kumuramya no kumuhimbaza. Imana ishimwe. Rero ukibona iyi video y'isharing, darika n'abandi babe muri iri teraniro, bararike babe muri uyu mwanya mwiza wo gusenga, muri uyu mwanya mwiza wo kubana n'Imana. Imana iraguha umugisha. Uyu munsi Uwiteka mpaye ubuhanuzi bukomeye. Hari ibintu Uwiteka mpaye kuza kukubwira, ni ibintu bikomeye. Nzi neza ko nuza kubyumva hari icyo biri buze kugufasha, kuko Uwiteka arashaka abantu bakanguke, babe maso, kuko buriya icyazanye Yesu yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Rero kuri Prophet Emma uzagenda wumva iby'amatwi yawe atarumva, uzagenda ubona iby'amaso yawe atari yabona, kandi uzagenda wunguka byinshi. Cyane ko ahangaha ibyo tuvuga ni ubutumwa bwiza bw'ubwami bw'Imana. Mvuga ubutumwa bwiza, kandi n'ubuhanuzi dutambutsa akenshi buba bushingiye ku ijambo ry'Imana. Buriya Bibiliya nibwo buhanuzi butavangiye. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero njyewe mvuga ijambo ry'Imana, kandi nkarivuga uko riri, kandi nkarivuga bijyanye n'uko numvishe ijwi ry'Imana rimbwira cyangwa se rinyobora,
kubwira ubwoko bw'Imana. Rero Imana y'amahoro iguha umugisha. Nujya wumva ubaye muri aya materaniro, ndagusabye jya ukurikirana iteraniro ryose urirangize, jya ukurikirana ikibwiriza cyose ukirangize, jya ukurikirana icyigisho cyose ukirangize. Nibwo buryo bwiza uzahabwamo umugisha, kandi nibwo buryo bwiza uzaguka muri byose, ukaguka mu buryo bw'umwuka, ukaguka mu buryo bw'imibereho yawe, kandi Imana ikaguteza intambwe mu buryo bumwe cyangwa ubundi. Imana y'amahoro itugirire neza. Rero ndagarutse mu mwanya mwiza w'ijambo ry'Imana, ndagarutse mu mwanya mwiza wo kugira ngo tubane. Imana ishimwe cyane. Buriya mbere ya byose reka tubanze dushime Imana kubw'uyu mwuka duhumeka, kuko Imana kubikugiriye icyizere ikakuramutsa uri amahoro, bishimira Imana. Birashoboka ko nawe ubonye iri jambo ry'Imana ugiye kuryama. Reka nkubwire ngo nawe Uwiteka kurinde, ugire ijoro ryiza, ugire ijoro ry'umugisha, ugire ijoro ry'amahoro, ry'ibyishimo. Birashoboka ko ubonye iri jambo ry'Imana ari mu gitondo ugiye ku kazi. Reka nkubwire ngo ugire akazi keza. Imana y'amahoro ihagararane nawe. Ibyo ukora byose uyu munsi Uwiteka bibemo. Ibyo ukora byose uyu munsi Uwiteka gushyigikire, Uwiteka kubambira amahema, Uwiteka ahagararane nawe. Imana y'amahoro itugirire neza. Muririmbyi yuzuye umwuka aravuga ngo iki gitondo Mana turagushima, iki gitondo turaguhimbaza. Rero birakwiriye ko ukwiriye gushima Imana. Mu bibi birashoboka ko unkurikiye hari ibintu bibi byabaye ku buzima bwawe. Reka nkubwire ngo ihangane, mu isi niko biba. Uyu munsi biba byabaye bibi, ariko ntibivuze yuko ibihe bibi bizaguma iwawe, bizahinduka. Uwiteka azakingura imiryango, agucira inzira, agira ahandi hantu agutereka, kuko Uwiteka ni umurengezi, ni umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Rero Imana y'amahoro iguhereza umugisha, Imana y'amahoro ikugirire neza. Rero uyu munsi nkundira tubanza dusenga Imana, maze nza nkubwire icyo Imana yampaye kuza kukubwira. Data wa twese uri mu gihugu cyo mu ijuru, ndagushima kuri Imana igira neza, ndagushima kuri Imana yumva gusenga. Uri Imana ivuga bikaba ndetse wategeka bigakomera. Hejuru yawe nta yindi Mana iriyo. Uri umufasha utabura kuboneka mu byago no mu makuba. Tugufite nyaguhora ku ngoma, ntitwifuza undi murengezi. Nkundira muri uyu mwanya mwiza w'ijambo ryawe, ubane natwe, udufashe, udushoboze mu izina rya Yesu. Umuntu wese ugiye kumva rino jambo, Mana nkundira rigira ahantu rimuvana, rigira ahandi hantu rimushyira. Imbaraga zawe Mwami zikora ibikomeye, imbaraga zawe Mwami zikingura imiryango mu izina rya Yesu. Hari umuntu nkurikiye arwaye, ndamusengeye ngo akire. Hari umuntu nkurikiye aboshye, ndamusengeye ngo abohoke. Imbaraga zawe nizigaragare ku buzima bw'ababyeyi, zigaragare ku buzima bw'abakobwa, zigaragare ku buzima bw'abasore, zigaragare ku buzima bwa buri muntu wese. Hari abana batoya bakeneye kurindwa nawe, hari abadamu batwite ndabasengeye, abo ngabo imbaraga zawe nizibabonekeho. Oh haleluya, imbaraga zawe Kristo ziboneka ku buzima bw'aba bantu. Urakoze. Nkundira ubane nabo bagirire neza, ni mu izina rya Yesu Kristo, amen. Uyu munsi Imana impaye ubuhanuzi nkuzaniye. Imana imbwira ngo nze mbwira abantu babe maso. Imana yambwiye kubwira abantu ngo babe maso. Impamvu mukwiriye kuba maso, abantu bari mu bihe bahuze ndetse birebaho, barimo biganyira, bakiganyira iby'uyu mubiri, bakiganyira iby'iminsi n'ibihe. Bamwe ugasanga barabona insengero zimwe ziri gufungwa, izindi bakavuga bati turazisenya, haravugiwe izina ry'Imana, izina ry'Uwiteka nirishimwe. Ariko Imana yambwiye ngo nimube maso, Imana itugirire neza. Ariko Imana cyane cyane imbwira ku bakozi bayo, abakozi bayo mukwiriye kongera kuba maso, mukongera ibihe byo gusenga. Imana itugirire neza, Imana itugirire neza. Mwongere ibihe byo gusenga, kubera yuko iki ntabwo ari igihe cyo kudamarara. Waba wararuhiye iki mushumba
waba wararuhiye iki revera, waba wararuhiye iki wa muhanuzi we kuri urya munsi utabonye Yesu? Imana irambwira ngo abasenga mwese nimufate ibihe mwiyirize murire, kubera yuko isi igushije ishyano, akaga karaje. Murabibona ari itangiriro, bamwe bakajya mu magambo bati n'ubundi byari bikwiye, n'ubundi byari bimeze bite, ariko marayika w'Imana agiye gutambuka mu murwa, Imana ije gusarura. Giye kubona numva ijwi ry'Imana rimbwira ngo nimbwira abantu bezwe, kuko iki ni igihe cyo kwezwa. Abantu nimwezwe. Imana irambwira ngo nimbwira abantu bezwe. Imana y'amahoro itugirire neza, kubera ko Mwami Imana umukwe aje gutwara umugeni we, umugeni aje gucyurwa. Imana itugirire neza. Umugeni aje gucyurwa. Ni igihe abageni benshi bagiye gutaha. Mugiye kubona impfu nyinshi ziteye ubwoba, mugiye kubona impfu nyinshi zitunguranye. Ndagiye kubona mbona amarira, abantu barimo bararira. Mugiye kubona impfu nyinshi mu bitwa ko ari abakomeye bibikomerezwa. Mugiye kubona impfu nyinshi mu bitwa ko ari abahanzi. Mubona impfu nyinshi mu bitwa ko ari abapotere, ababishopu, mva ko bageze iyo bagera. Ariko ndagira ngo mbabwire ngo buri wese aho ari asengere kwezwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Kubera iki? Ni igihe nyir'umurima aje gusarura. Mureke mbabwire, icyazanye Yesu yazanywe no kugira ngo zibone ubugingo kandi bwinshi. Kandi abantu barasinziriye rwose. Mana yambwiye ngo nze mbwira abantu ngo abantu barasinziriye, ngo kandi nindangiza mbabaze ngo ese ni iki musinziranye? Yemwe mw'abantu mwe ni iki musinziranye? Abagabo ni iki musinziranye? Mwe abamama mwe ni iki musinziranye? Abantu benshi bibereye mu bibanezeza. Isi igushije ishyano, Satani arimo arakora kandi arimo arayobya benshi, kandi abantu benshi bayobeye mu bitagira umumaro. Ijambo ryo riravuga ngo nimunyura mu irembo rifunganye, kubera yuko inzira ijyana abantu kurimbuka iri mu irembo rigari cyane, kandi abayinyuzemo ni benshi. Ariko mu irembo rifunganye abantu ntabwo barimo baratinyuka kunyuramo. Abantu bo mu irembo rifunganye babaye bakeya, ndetse babaye ingume. Kubera iki? Satani yateje abantu ubuzima. Satani yafunze amayira y'ibyaturukagamo imigisha y'ibyo mu isi. Ababonaga akazi Satani arafunga, ababonaga amafaranga Satani arafunga. Mbega Satani habayeho gufunga amayira. Biba nka cyagiye Abayisiraheli ubwo umwami Benihadadi ngo yafungaga amarembo y'umurwa, ngo ku buryo nta kintu cyinjiraga mu murwa. Ngo icyo gihe ngo haba inzara nini cyane, ngo inzara iraba, ngo ku buryo abantu ngo bagize inzara ikomeye cyane. Bandi tugirire neza, ngo bagize inzara ikomeye cyane kubera ko imirwa yari ifunze. Inzira zanyuragamo ibyo kurya zari zifunze, inzira zanyuragamo ibyo kunywa zari zifunze. Abantu bagira inzara, abantu bagira umwuma. Mureke mbabwire mw'abantu mwe, nimushakashaka ibyo umwami ashima. Iyi si yuzuyemo ibiteye ubwoba. Turimo turabona abantu benshi barimo baragwa mu mitego, bakagwa mu mitego. Uyu munsi ukabona uyu nguyu yasambanye, ariko nyamara mwimutera amabuye. Nimufate igihe cyo gusenga, murire muboroge, kubera ko isi igushije ishyano. Imana itugirire neza. Abantu b'Imana barimo barapfa, abantu b'Imana barimo barashira. Kandi ikibabaje, ntabwo bapfuye ngo bapfe burundu, ahubwo bapfuye bahagaze. Imana itugirire neza. Buriya kugwa kubi cyangwa urupfu rubi nubwo umuntu apfa ahagaze. Ugasanga umuntu ntariho, ntiyanapfuye ngo agende burundu, ariko ugasanga umuntu yapfuye ahagaze, ariko ntabwo ariho. Ugasanga ibintu akora nawe wabireba mu buzima busanzwe, ugasanga ni ibintu biteye ubwoba. Ariko mushakashaka ibyo umwami ashima. Abantu benshi babaye bamwishakira ndamu, baragoreka ijambo ry'Imana kugira ngo babashe kubona indamu, baragoreka ubutumwa bwiza bwa Yesu Kristo kugira ngo babashe kubona imibereho. Ugasanga umuntu arashima Imana ngo yabonye amafaranga, ariko ugiye kureba nyirizina ntabwo yayahawe n'Imana. Imana itugirire neza. Nawe aho wayakuye urahazi. Urashima Imana ngo wabonye akazi, ariko aho wagakuye urahazi. Ntabwo wagakuye mu gukiranuka. Ariko ibintu byose abantu babibonye mu nzira mbi, babibonye mu guhuguza, babibonye mu igomwa. Ibyo ngibyo byose bigiye guhuhwa n'umuyaga, bigende bishireho, bigende biveho. Imana itugirire neza.
rero nimushakashake ibyo umwami ashima, nimushakashake mu maso y'Imana. Imana y'amahoro itugirire neza. Mwebwe murabona abantu Satani arimo arakora ku mugaragaro, Satani arimo yuzuye mu bantu, yaritse mu bantu. Bakubwira ngo uyu munsi abakobwa bararara mu kabari bambaye ubusa buri. Satani arimo arakorera mu bantu, ariko ibyo ngibyo mukabireba mukabyihorera, mukanezezwa nuko muri kugura amamodoka meza, ariko nyamara itorero ry'Imana ririmo rirajya mu manga. Isi irimo iragusha ishyano, igihugu kirimo kiragusha ishyano. Musenge, murire, muboroge, mwambare ibigunira, musabe Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru yongere itabara itorero ryayo. Imana murire, muboroge, Imana ihembura umurimo wayo. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukurura cyane, abajyaga baririra rero Mana Satani yamaze kubagusha. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukuruye cyane, abajyaga baririra rero Mana Satani yamaze kubagusha. Hembura umurimo wawe Mana, kuko iyi si dukuruye cyane, abajyaga baririra rero Satani yamaze kubagusha. Nukuri birakwiriye ko dusenga, kinginga Imana ikongera igahembura umurimo wayo, Imana ikongera ikagaruka ku bantu bayo, Imana ikongera ikagarura abantu ku rufatiro, abantu bakavamo imitima yo kwikakaza, bakavamo imitima y'ubwibone, bakavamo imitima y'ishyari, bakavamo imitima y'igomwa. Imana y'amahoro itugirire neza. Perutse gusenga Imana irangije ambwira ngo mwana wanjye nanjye nditaba n'ikarame, ati se waroye? Imana itugirire neza. Waroye uburyo abantu bo muri iyi minsi basigaye ari bantampuwe, buri umwe asigaye ari nyamwigendaho, buri umwe asigaye yikunda, buri umwe asigaye akurura yishyira. Abantu bose barakurura bishyira, ntawe ukifuriza icyiza mwene se, ntawe ukifuriza. Ugasanga umuntu ntiyaguhamagaraga, ugasanga umuntu ntiyavuganaga n'undi, ariko kuko bamufungiye urusengero ati reka mbaze na ntuza ko bamufungiye. Oya, Imana y'amahoro itugirire neza. Birakwiye gusenga ukanezezwa nuko mwene so yasigaye asenga, Imana yamurokoye, yamuhisha. Ariko wowe uyu munsi ukumva birakubabaje, avuga ngo nkwiriye no kumugambanira nawe bakamufungira kubera icyo asigara asenga ngewe ntasenga. Amva nshuti yanjye, ukunda Imana ni umenywa nawe. Niba twese turi abana b'Imana, nezezwa nuko hari urugo rwa data, hari inzu y'Imana yarokotse isigaye basengeramo. Imana y'amahoro itugirire neza. Kandi uko ikunda umwana wayo, njye niko inkunda, nakwiriye nari umugome nukwima Yesu ngo mbambirwe ku musaraba. Muba yacunguzayo maraso, nzi yuko nanjye ndimo nzajya ndirimba urwo rukundo ndukwiza mu isi yose. Amen. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ukunda Imana ni umenywa nayo. Imana yambwiye ngo ninze mbwira abantu bezwe, iki ni igihe cyo kwezwa. Mugiye kubona impfu nyinshi, mugiye kubona impfu nyinshi, kandi murabibona mbere yuko uyu mwaka ushira. Aya mezi asigaye kugira ngo uyu mwaka ushire, hari benshi bagiye gupfamo, hari benshi bagiye gutahamo, hari benshi ikibazo suko, kandi abenshi muri bo nibataba maso bazapfa barimbutse, bazapfa barimbutse kandi bitwa ngo bakoreye Imana, bazapfa barimbutse kandi bitwa ngo hari ibyo bakoze. Reka abo bantu ngiye kubabwira mubasengere cyane, abo bantu ngiye kubabwira mubasengere cyane, kandi mubabere maso cyane, mubasengere. Imana y'amahoro itugirire neza. Izina ry'Uwiteka nirishimwe. Mubasengere cyane, niba mubakunda mubasengere, kubera yuko ndagira ngo mbabwire abo bantu bagushije ishyano cyane, abantu bagushije ishyano cyane. Imana y'amahoro itugirire neza. Reka tubanza turebane ijambo ry'Imana. Turareba Ezekiyeli ibice byaho ni 9. Tugiye kureba turasoma duhereye
ku murongo waho wa 3 haravuze ngo nuko basanga ubwiza bw'Imana ya Isiraheli bwavuye ku mukerubi aho bwahoze bugeze mu muryango w'inzu, maze ahamagara uwo muntu wari wambaye imyenda y'ibitare afite ihembe ririmo wino ku itako rye. Nuko Uwiteka aramubwira ati, genda unyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, maze ushyire ikimenyetso mu gahanga k'abantu banihira ibizira bihakorerwa byose bikabatakisha. Ba bandi arababwira numva ati, nimugende munyure mu murwa mumukurikiye, maze mukubite amaso yanyu ye kubabarira, kandi mwe kugira ibambi. Mutsembeho umusaza n'umusore n'inkumi n'abana batoya n'abagore, ariko umuntu wese ufite icyo kimenyetso mwe kumwakura, ndetse muhere mu buturo bwanjye bwera. Nuko bahera kuri abo basaza bari imbere y'inzu. Imana y'amahoro itugirire neza. Burya igishyimbo cy'ikigugu burya ntabwo kijya gipfa gushya, kandi igishyimbo cy'ikigugu burya nta nubwo gifata amavuta. Abakristo bo mu iyi minsi bameze nk'ibishyimbo by'ibigugu, barababwira gusenga, tayo twasenze arahagije. Bababwira gukorera Imana, bakabifata nk'ibisanzwe, kuko bameze nk'ibishyimbo by'ibigugu. Imana y'amahoro itugirire neza. Arangije Imana yambwiye ngo nze mbwire abantu ngo nibishakire ubwihisho, kandi Imana igiye kunyura mu bera bayo bagende bashyirweho ikimenyetso. Hari abantu Imana ije gushyiraho ikimenyetso bakunze gukiranuka bakanga ubugome bw'iyi si. Abantu bakunze gukiranuka bakanga ubugome bw'iyi si, abo bantu Imana ije kubashyiraho ikimenyetso. Ubu buhanuzi reka kubwumva nk'ubusanzwe, byakire kandi ubyumve. Wenda mukunda ubuhanuzi bubabwira ngo nimwakire amamodoka, ngo nimwakire iki, ariko mujye mukunda n'ubuhanuzi bubaburira, kubera yuko ubu ni ubwo kubaburira. Nimusengeshe umwuka iteka, kuko Uwiteka Nyiringabo Imana agiye kunyura mu murwa. Imana itugirire neza. Agiye kunyura mu bera, agiye kunyura mu bera. Hari umuyaga ugiye guhuha. Imana itugirire neza. Kandi uwo muyaga uranyura mu bakomeye, aboroheje, abanyembaraga, ababyibushye, abananutse. Abo ngabo umuyaga ugiye kubanyuramo. Data wa twese agiye kunyuramo. Ubwo yamaga buno buhanuzi yampaye rino jambo riri muri Ezekiyeli, mbona aba bantu, Imana y'amahoro itugirire neza, mbona aba bantu babwirwa bahawe wino bagahabwa n'inkota. Imana itugirire neza. Ngo barangije ngo bagende banyure mu murwa. Imana itugirire neza. Ngo nimugende munyure mu murwa hagati muri Yerusalemu, ngo maze mushyire ikimenyetso. Haleluya. Hari abantu bagiye gushyirwaho ikimenyetso. Aba bantu bagiye gushyirwaho ikimenyetso, reka mbabwire, aba bantu bagiye gushyirwaho ikimenyetso ni abantu bakunze gukiranuka, banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, banze kwiyandurisha ibyo kurya by'ibwami, banambye kuri Kristo, bakavuga ngo ngende umukristo kandi nzahora niwe. Batanambye ku bantu. Hari abantu bikomeje ku bantu, niyo mpamvu kugwa kwabo kugiye kuba kubi cyane, kubera yuko bikomeje ku bantu, bikomeje kubitagira umumaro. Imana y'amahoro itugirire neza. Kugwa kwabo bantu kugiye kuba kubi cyane, mugiye kurindimuka kubera ko mwikomeje ku bantu. Ariko abantu bikomeje kuri Kristo, Data agiye kubashyiraho ikimenyetso. Abo ngabo azabarambararaho, abo ngabo azababera umurengezi, azababera umutabazi. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, n'umutabazi uzamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, n'umutabazi izamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo, n'umutabazi izamurengera mu makuba. Hahirwa umumama ufite Imana ya Yakobo, n'umutabazi izamurengera mu makuba.
hahirwa umugabo ufite Imana ya Yakobo n'umutabazi izamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo n'umutabazi izamurengera mu makuba. Hahirwa umushumba ufite Imana ya Yakobo n'umutabazi izamurengera mu makuba. Iyi Mana yaremye ijuru n'isi, hahirwa umuntu uyifite mu mutima izamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ishobora byose, iyi Mana izamurengera mu makuba, izamurengera mu makuba, izamurengera mu makuba. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo n'umutabazi uzamurengera mu makuba. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo n'umutabazi uzamurengera mu makuba. Hahirwa umumama ufite Imana ya Yakobo, iyi Mana izamurengera. Iyi Mana yaremye ijuru n'isi, iyi Mana ivuga bikaba, yategeka bigakomera. Hahirwa umuntu uyifite. Haleluya. Hahirwa umuntu udakurikiza imigambi y'ababi, ntahagarare mu nzira y'abanyabyaha, ahubwo amategeko y'Uwiteka akaba ariyo yibwira ku manywa na nijoro. Ngo uyu muntu azahwana n'igiti cyatewe hafi y'umugezi, cyera imbuto z'iki gihe cyacyo, ibibabi byacyo ntabwo byuma. Umva ijambo rinezeza ruvuga ngo icyazakora cyose kizamubera cyiza. Haleluya. So ni mashanda wiribirifa. Imana y'amahoro ishimwe cyane. Ndafashijwe. Haleluya. Hahirwa umuntu ufite Imana ya Yakobo. Hahirwa umuntu ubaho Uwiteka nawe akamubera ibyiringiro. Hahirwa. Rero Imana yambwiye ngo nimube maso musenge. Nagiye kubona mbona marayika w'Imana anyura mu murwa, kandi amaze kunyuramo mbona arashyira ikimenyetso ku bantu, ariko akagenderera ku bantu bubashye Uwiteka. Abantu baciriye bugufi Imana bagiye kubona mu maso y'Imana, abantu bubashye Uwiteka bagiye kubona mu maso y'Imana. Data bashyizeho ikimenyetso, ariko ngiye kubona mbona hari abandi inkota y'Uwiteka inyuzemo. Mbona abantu benshi barapfuye kandi bagipfuye arakabarore. Nagiye kubona mbona aba bantu, reka mbababwire kandi mubasengere cyane. Nagiye kubona mbona iyo nkota ihereye mu nzu y'Uwiteka, kandi mbona ihereye imbere rwose. Nagiye kubona mbona ababishopu bakomeye bagiye gupfa impfu zitunguranye. Mbona harimo abapasiteri bagiye gupfa impfu zitunguranye. Mbona amarira menshi y'imiryango yabo. Mbona amarira menshi y'abakristo babanambye ku bapasiteri, banambye ku babishopu. Kuko Imana yarambwiye ngo abakristo muri iyi minsi ntibagisenga Imana, basigaye basenga abantu. Ariko Imana iri mu gihugu cyo mu ijuru irambwira ngo nimuve ku bantu mushaka Imana yaremye ijuru n'isi. Mugiye gutungurwa rero abo mwishingikirijeho mubabona bari hasi ku butaka. Rero nimushakashaka iby'Umwami ashima. Mbona abahanzi bakunzwe bakomeye, mbona barimo bapfa. Ndabwirwa ngo abantu nibashakashake mu maso y'Imana, kandi abantu nibashakashake iby'Umwami ashima. Ndangije ndabwirwa ngo yemwe mwabashumba mwe, yemwe mwabungeri mwe, nimwongere musenge, musubire ku rufatiro, mwongere mushakashake mu maso y'Imana, kandi mufate ibihe byo kuririra itorero ry'Imana. Abari baravuye ku karago mwongere mugasubireho, kuko ibi ni ibihe byo kwegerana n'Imana, kandi ni ibihe byo gusenga Imana. Nabonaga impfu nyinshi, nabonaga amarira menshi, nabonaga abantu barimo barira, bakarira, bagatakamba ariko badafite uwo kubahoza, ariko nkabona bariho ikimenyetso cy'Imana, nkabona bararinzwe. Rero umuntu wese wanze ibugome bw'iyi si ugakunda gukiranuka, ugiye kubona ingororano. Imana ije kuguhemba, kandi Imana ije kukugirira neza. Imana ishyize ikimenyetso ku bantu bakiranukiye Imana. Hari abantu bemeye baraburara ariko barakiranuka. Hari abantu bakiranutse bambaye ubusa. Hari abantu bakiranutse badafite ibyo kurya. Hari abantu bakiranutse badafite imyambaro. Abo ngabo Uwiteka aje kubahemba, Uwiteka aje kubagororera. Umva mbabwire, ibi bintu ntubifate nk'ibintu biri aho ngaho, bifate nk'ibintu biri seriye, kandi ubifate nk'ibintu bigiye kuza kandi bitunguranye. Bigiye kuza bitunguranye. Ubu buhanuzi bwumve, kandi ububike ku nkingi y'umutima
wawe, ubu buhanuzi bwakire cyane. Ni ubuhanuzi buri seriye, ni ubuhanuzi Imana yambwiye kandi nkabona ibyo bintu byihuse. Rero abo bantu mugiye kubabona kandi mugiye kubabonesha amaso yanyu mbere yuko uyu mwaka ushira. Ibi ngibi nkubwiye uzabirebesha amaso yawe. Rero ni mube maso, musenge kandi musengeshe umwuka iteka. Uzaza we ntabwo azatinda. Imana y'amahoro ibaha umugisha. Ijambo ry'Imana ryacu tubagezaho ryo nakagaruka. Imana y'amahoro itugirire neza. Ndasoje ubutumwa nashaka kukugezaho nubwo ngubwo. Reka nkubwire ngo ijambo ry'Imana ryo nakagaruka, ariko mbere ya byose reka mbanze ngusengera Imana. Data, mu izina rya Yesu Kristo, Imana yumva gusenga, Imana ibeshaho, Imana y'amahoro, Imana y'imbaraga, nsengeye uyu muntu warunkurikiye. Mana, muhereze umugisha, mugirire neza. Urambwiye ngo ugiye kunyura mu murwa, nkundira abo gushyirwaho ikimenyetso kibashyireho, kandi abo kugarukaho bagarukeho, kandi nabo wagirira ibambe uzibagirire, kuko wagiriye ubuntu uwo wari kubugirira, kandi wababariye uwo wari kubabarira. Rero ukwiye kubabarirwa nawe umubabarire, kandi imbabazi zawe rwose ntuzidukureho. Komeza uturebere mu mbabazi zawe, komeza uturebere mu rukundo rwawe, komeza uturebere mu buntu bwawe, komeze uturebe neza nyaguhora ku ngoma. Ngaho bana natwe tugirire neza. Urakoze Kristo, amen. Imana y'amahoro ibaha umugisha, Imana y'amahoro ibagirire neza. Ni Prophet Emma, ndabakunda n'ukuri, ndabakunda. Ntimukabure ku mwuka wera, ntimukabura amata mu ijuru iwacu zirakamwa. Imana yo kabyara abahungu n'abakobwa ikomeze kubareba neza kandi bishimire. Umwuka wera w'Imana abe kuri mwebwe agwiriye. Reka mbabwire ngo shalom, shalom.